Hello crypto lovers, ndwaye ikaze kuri Rugwiro Pro Zone. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo umukunzi wacu dukurikira ku rubuga rwa YouTube Rugwiro Pro Zone. Nyine hashize iminsi 3 hatubashije ati ni iki gituma aba scammers cyangwa se abantu bashukana bazana coin online, abantu bakayimayininga ikava ku murongo, bo bungukira he? Se twebwe nk'abamayina twabigenza gute kugira ngo tujye tumenya mining z'ukuri? Mumfashe munsobanurire, murakoze. Nibyo koko hari mining menshi aza ariko bikarangira nta mafaranga duhaye. Nawe urayizi, wenda iyo wakoze ntitanga amafaranga wayandika no muri comment nta kibazo, ariko kandi hari n'aya twakoze akaduha amafaranga. Nguhaye ikaze rero ubu muri iki kiganiro tugiye kugirana cy'iminota mike cyane, ntabwo nshaka ko kiza kuba kirekire. Abantu bashyashya muze gukanda subscribe, mukore like kuri iyi video, hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo, inyunganizi se mubitwandikire muri comment. Impamvu rero aba scammers cyangwa se bazana fake mining, icyambere icyo baba bashingiyeho ni ugukurura abantu. Benshi bumva gusa ngo mining, ariko buriya abantu baba bari gukora mining, uwo muntu nyine nyiri iyo mining aba bafite attention yabo, kubera ko iyo community nyine ashobora kwibyaza umusaruro mu kwamamaza n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubwo ndaho bo bungukira bayizana nyine ya fake, bo bungukira mu gukurura abantu, hanyuma bakungukira kabiri muri strategy bakunda gukoresha, kwishakira inyungu zabo bwite nko mu kwamamaza. Hari abagenda bakayilauncinga nko kuri Google, hanyuma bakajya babona ari amafaranga ya ad. Mwabonye nka Byte, ni urugero nka Byte twarayikoze, ahantu hose wakandaga habaga ari ukwamamaza, ukabona ko ariyo purpose yatumye bakora uwo mushinga. Hanyuma tumayininga wenda nka Pi, hari ukuntu tujya kumayininga Pi ukabona baramamaje. Nitanzeho urugero kuko nzi ko mwese muyitunze abenshi, ariko nashakaga kukwereka uburyo ki umuntu ashobora gukora fake mining agamije kwamamaza gusa. Iyo publicity iri ad uyikanzeho uhingukira nyine neza kuri link ibirimo, ikakujyana muri ibyo bintu bya Pi ukabireka. Pi rero bari abantu bamamazamo baba bayishyuye amafaranga yo kugira ngo bamamaze. Rero n'undi ashobora kuza akabanza agakurura community y'abantu bamukurikira, hanyuma yamara gukurura iyo community y'abantu bamukurikira akibonera udufaranga two kwamamaza. Ubwo nyine abantu bayikoresha bikarangira nta kintu bungukiyemo. Twunguko tubiri ntekereza ko twaba duhagije, ariko kandi hari n'abajyamo bagamije kwiba amakuru y'abantu kuri phone cyangwa se email kugira ngo bazayabyaze umusaruro mu bundi buryo mu bikorwa byabo. Ariyo mpamvu ugomba kugira email imwe ushora muri ibi bintu bya mining, ukagira n'indi email imwe iri safe ubikaho ibintu byawe bigiye bitandukanye, nk'iyo ukoresha mu ma address yawe, wallet address yawe, nko kuri Binance n'ahandi hose ugomba kuba ufite email zitandukanye. Hari rero mining menshi yaje ntiyatanga amafaranga. Hari iyo bita ego mining, bavuga ko ari mining app, abantu barayimayininze imyaka ariko nta blockchain yayo yagiraga. Ubu abantu benshi bayivuyemo kubera ko ibintu byayitangaza ntago bigenda birangira. Hari yitwa TimeStope, nayo yaje gutyo ukakora mining ariko nta gihamya cyuko izajya ku isoko. Byari uburyo bwo gushaka abayusers cyangwa se abandi bantu bayikoresha kugira ngo byaza umusaruro mu buryo bwabo. Si ibyo gusa, abantu bakora Pi bamayininga Pi mwitonde, kubera ko hari na fake Pi app. Nkunda kubibabwira kenshi muri comment ntitubihurizeho, ariko niba umushinguje Pi ni community nini cyane. Utekereza abantu watumiye wowe ubwawe, nawe Pi iri muri crypto zikunzwe. Ntabwo mvuze gutyo naba mbeshye, ni umwami wazo kabisa muri Pi, muri mining tumayininga Pi ni umwami wazo. Rero hari ama application menshi aza akiyitirira Pi network nyirizina, cyangwa se akabeshya abantu ko aristinze Pi. Ngira ngo mwara yabonye sindi buyagarukeho. Hanyuma
bigakurura tension y'abantu bakaboneka bakaza kuba ba mininga ya payi. Ingero rero za mining zigeze gutangaho amafaranga, urugero nka Bitcoin BTC ubwo bari mu mine kuva mu mwaka wa 2009 kugeza ubu abantu batangiye kuyimayininga hakiri kare. Abashoboye kuyinjiramo babonye amafaranga menshi kubera ko igenda izamuka ariko ubu ngubu kuyimayininga bisaba ibikoresho nka cya kindi nababwiye nyine. Mining yayo iragoranye cyane, uretse ko hari n'izindi zigenda ziyitirira zivuga ko baguhereza uduce dukeya twa Bitcoin. Hari abantu bamayininze Ethereum yigeze gukorerwa mining kugeza mu mwaka wa 2022. Ndi gusoma nabonye hari abantu bari kumayininga hari mu Buhinde, ariko nanone yaje guhindura proof yo gukora mining bashyiraho uburyo bwa staking. Ayo nayo abantu barayariye ya Ethereum. Abari barayimayininze mbere babonye amafaranga menshi. Hari mining ya Litecoin cyakora mining kugeza uyu munsi ntabwo igikomeje kubera ko wenda babonye bahomberamo amafaranga menshi. Izi zose zifite blockchain cyangwa se explorer white paper kandi zikaba ku masoko akomeye nka Binance cyangwa se Coinbase. Wongeremo na Pi network, wongeremo nawe yuzi wabikuje ugenda uyongeramo, ariko nanone haba hari mining agenda aza wayikoraho gatoya igahita yigendera. Reka mbaho urugero, Pause twarayimayininze, Pause tumayininze iraristinga ariko baduha amafaranga y'inica n'ikizi. Bisobanuye iki? Babaga bashaka attention yo kugira ngo babone community. Turagaruka kuri Cpen twarayikoze tunayikura igihe kirekire ariko n'ukuri ntago yigeze itanga amafaranga, yaristinze ku mafaranga ya ntayo. Kandi wabonaga ko iyo twajyaga ku mininga byasabaga ko ukora ukareba ads ukabanza ukamenya neza nimba wabonye ads bakakongerera amacoin wari ugiye kwinjira. Uko wamenya mining ibeshya cyangwa iri scam cyangwa se ari ukuri? Reka nguheho urugero rutoya kugira ngo video ndabona imaze kuba ndende, ariko nanone reka nguheho urugero rutoya kugira ngo tugendere hamwe. Icyambere, reba niba ifite blockchain nyayo. Iyo nta blockchain explorer igaragaza, akenshi na kenshi usanga ari scam. White paper isobanutse project ya nyayo igira inyandiko igaragaza uburyo ibikorwa byayo bizagenda bikora ejo hazaza umunsi ku wundi. Urugero rwiza ni Pi network, ntabwo nirirwa mbisubiramo ariko benshi barabisomye. Ku masoko akomeye igomba kuba ihari. Niba coin itagaragara kuri Binance kuko Coinbase n'izindi exchanges zikomeye, iyo coin byanze bikunze ibikirimo irishakisha. Hari igihe akenshi baba bagamije gukurura attention y'abantu. Abantu twakoze kuri Bitcoin BX mbagarutseho kubera ko mwarabibonye ko yararistinze ariko nayo ntago yajya yatanze amafaranga, ariko byagaragaye ko nyiri umushinga hari target yari afite. Ayo yatanze nayo yatwaye abantu ni menshi, ameshi nayo yatwaye kubera ko yaristinze iri ku $1 nabwo ntiyaristinga. Habayeho kuba twakora convert twayaswapinga, byaberaga kuri pancake swap, hanyuma mu minota mike cyane imanutse ubwo utari wabikoze batangira kumukata amagaze fees. Ikindi kirenze uzareberaho mining yuko ari ukuri cyangwa ibeshya ni mining equipment yayo. Mining y'ukuri isaba hash power. Nk'izi ngizi za Bitcoin haba hari ibikoresho bakoresha bikomeye cyangwa se bikenera umuriro mwinshi, ariko hari n'ama application ushobora kwizera nk'iyi ya Pi network, hanyuma bashobora kwamamazamo iziza muri mining app zigatanga amafaranga nkeya. Abantu bakorera mining cyane cyane abari Burayi bakoresha icyo twita hash power. Bivuze ko tugomba kwirinda mu gihe cyose ubonye mining idafite white paper isobanutse, yikore ariko yikorane amakenga. Mining nyayo iragoye, isaba ibikoresho bihambaye ari byo hash power, cyangwa se igasaba
ko uyikora igihe kirekire. Murabizi mining ya Pi network igihe byayitwaye kugira ngo ijye ku isoko. Ibyoroshye cyane akenshi biba bigoye, ahantu bakubwira ngo uzakora mining ngo uhite uclaiminga amacoin angana gutya, cyane cyane ubusanga ifite total supply nini idatanga n'amafaranga. Kwiga no gushishoza nibyo bizatuma winjiza amafaranga muri uru rugendo rwa cryptocurrency. Niyo mpamvu ukwiye gukurikira umurongo wo kwitoza gusoma cyane kuri internet, ikintu cyose ubonye ukakigiraho amakenga. Ikindi urugero nanone reka twongere turufatire kuri Pi network, mining nyinshi cyane za nyazo z'ukuri za zindi tuba tuvuga ko zizaduha amafaranga ntago zijya zisaba gas fees. Reka mbahereze urugero. Pi network mu kugira ngo wohereze wakire nta kiguzi, keretse gusa izamaze kugera kuri exchange nizo bakati iyo ugiye kuzohereza, ariko kuzikura muri wallet nta kiguzi. Abantu batubwira muri comment. Rero mukomeze mukore mining muzo mufite, ntago nshobora kuvuga ngo iyi ngiyi reke kuko twazitangiye reka tuzikomeze, ariko kandi mu guhitamo mining ujye ubanza urebe kuri icyo kintu. Ikintu cyanyuma gishobora kukwereka ko mining isa nkaho ishidikanywaho, usanga akantu ko gutumira bakagize itegeko ngo nudatumira ntuzabikuza, ngo urasabwa kubanza gutumira abantu nk'aba. Oya, mining ya nyayo ushobora kwinjira mu kandi ugakuramo amafaranga. Ngira ngo ingero murazifite. Tugira group WhatsApp ducishamo ama update agiye atandukanye. Ni ngombwa ko tujoininga urebye muri video description, hanyuma ukarebamo akarink ukinjira. Comment ya mbere nayo nikivuga ubwiraza gukurikirwa n'izanyu, maze dukomeze tubane muri ibi biganiro. Niba hari iyo wakoze ikaguha amafaranga wayitwandikira, yabi nahari ukayisangiza abagenzi bawe. Mining igikomeje. Niba hari iyo wakoze ntiyaguhe nayo urayitubwira muri comment uyifita yisibe gutyo, hanyuma dukomeze tube mu muryango w'abantu bakora cryptocurrency. Ibindi bibazo byose twiteguye kubyakira kandi tukanabisubiza. Ndashimira buri muntu wese ufata umwanya agakora share kuri video tubahereza kuri status na group WhatsApp. Nukuri Imana ijye guha umugisha. Ndashimira buri muntu wese utubaza, abambajije ku mining agiye atandukanye nzabibakoreraho akavideo mu minsi iri imbere, izo nzabonera amakuru nta kibazo. Reka nizere ko tuzabana no mu zindi video. Imana ibarinde naho ubutaha.